Icyizere. Ijambo icyizere twese kurivuga biratworohera ndetse bikanatugora kumva ko umuntu yabuze icyizere mu gihe runaka aho byari bikenewe. Ariko iyo bitugezeho natwe ubwacu hari igihe dusanga twabuze icyo cyizere twasekaga abandi ko babuze. Hari ibintu bike ngiye kukubwira bishobora guhindura ubuzima bwawe uramutse ugerageje kubikurikiza. Zirikana ko hari umunsi uzabyuka usange nta wundi mwanya cyangwa se nta kindi gihe gihari cyo gukora bimwe wahereye kera wifuza gukora cyangwa se bimwe wahoraga uvuga ko ushaka gukora. Igihe rero cyawe ni iki, bikore ubu. Niba waramaramaje guhindura ubuzima bwawe uzabona inzira. Niba atari ko biri kandi uzahora wisegura ku bandi ubabwira uti ejo nzabigira gutya cyangwa se hari umunsi bizakunda. Umuntu utinya kubabara cyangwa se guhatana kugira ngo agire icyo ageraho, uwo nguwo aba ari mu ngaruka za bya bindi atinya gukora. Niba abantu batari guseka ibyo uri gukora cyangwa se intego zawe, uzirikane ko izo ntego zawe ari ntoya. Aha ni muri cya gihe uba ukora, ariko burya abantu baguseka baseka bahereye ku byiza uba waragezeho bagira ngo baguce intege. Niba rero ubona intego wagezeho nta muntu uri kuziseka, ntawe uri kukurwanya, shyiramo imbaraga ukore cyane kurushaho. Umuntu udakora amakosa ni wa wundi utagira icyo akora, kuko twese burya twigira ku byo dukora, nibyo bibonekamo amakosa twayakosora tugakora byiza kurushaho. Mu buzima urugendo rudashoboka ni urugendo utarigera utangira. Ntuzicare rero ngo wumve ko kuba utaragenda ibintu runaka bidashoboka. Gerageza, haguruka, tera intambwe ya mbere ubundi niyo ibigoranye. Ibindi byose birashoboka. Abantu ntabwo aribo bahitamo ahazaza habo cyangwa se icyo twita future, ahubwo bahitamo imyitwarire yabo. Iyo myitwarire yabo niyo ihitamo kandi ikagena ahazaza habo.